Nshimye Imana cyane bene data kandi nshimye Imana rwose ko yabanye natwe cyane cyane muri iki cyumweru twatangiye cy'amasengesho cya Holy Week dusenga hano kuri Pure Gold TV. Imana yaratunejeje cyane bene data, twafatanije ndetse nanjye ubwanjye nagize kwiga byinshi cyane cyane urukundo rw'Imana. Uyu munsi kwa gatandatu twongeye guhura nanone tugiye kurebera hamwe gahunda Imana yakoze, gahunda nziza yo gushyingura umwami wacu Yesu Kristo. Mu bihugu byo mu Burayi n'ahandi bateye imbere bakunda gukora ibyo bita funeral plan. Ni ukuvuga ngo utegura hakiri kare ibyerekeranye uko uzataha, uko uzaherekezwa hakiri kare. Imana nayo rero yari yarakoze funeral plan ya Yesu hakiri kare. Uyu munsi wa none tugiye kurebera hamwe ukuntu funeral plan ya Yesu Imana yari yarayiteguye. Mbere yuko turebera hamwe nagira ngo dusenge n'ubundi umwuka w'Imana abari utuyobare utwigisha muri iyi gahunda turimo yo kureba funeral plan ya Yesu ukuntu Imana yari yatunganije. Reka dusenge. Mana, turagushimye kuri Imana nziza, ndagushimye kuko ukora byose, ndagushimye kubwo umwuka w'Imana urimo utwigisha ijambo ryawe kandi ko agiye kudufasha natwe ijambo rye rikagira icyo riduhinduraho uyu munsi wa none. Byose mbisabye mu izina rya Yesu umwami wacu, amina. Bene data mwese ndabakiriye hano kuri Pure Gold TV, inshuti zacu, abavandimwe, abakristo, umuntu uwo ari we wese ndamwakiriye. Abataramenya Imana rwose mwese ndabifuriza kuyimenya kuko nicyo kintu cy'igiciro mu buzima, kumenya Imana no gukunda Yesu Kristo nk'umwami wawe, nicyo kintu nkwifuriza. Nawe mushyitsi wadusuye umunsi wa none, nawe ndakwakiriye kandi imvura igwa nisubira uzajya ukomeza uzusure Pure Gold TV hano kuri YouTube. Imana ikumpere umugisha. Ndabamenyesha mwese ko muri kumwe na Jose niwe ubagezaho iki kiganiro cya Yesu Kristo uko yashyinguwe neza. Reka tubirebe. Imana yari yaramaze gukora gahunda yo gushyingurwa kwa Yesu Kristo umwami wacu. Ibikenerwa byose byo gushyingurwa kwe byari byaramaze gutegurwa. Icyambere, Imana yari yaramaze gutegura imva, yari yaramaze gutegurwa kera cyane kuko Imana ni nziza. Ibyo Luka arabitwereka mu bice bye 23 ku murongo wa 53. Luka kandi atubwira ko imva ya Yesu bamuhambyemo yari originali, yari unique kuko nta wundi muntu wari wageze ayihambwamo, ahubwo yari yarakorogoshowe ngo mu gitare. Imana yari yabiteguye byose. Iyo mva yari yarakorogoshowe mu gitare kandi rwose nta wundi muntu wari warayigezemo, nta wari warayihambwemo. Nicyo kitwereka ko Imana yari yateguye byose ku murongo mbere. Nicyo nakwita mu Cyongereza nyine ko Jesus' funeral plans yari yaramaze gutegurwa kera. Jesus' funeral plan yari yaramaze gutegurwa kera, byarashyizwe mu mwanya. Imana yari yabikoze. Icya kabiri, Imana yari yararangije gutegura umuntu uzabitegura byose, uzabikora byose, uzaba ari in charge ya funeral ya Yesu Kristo, gushyingurwa kwa Yesu Kristo. Uwo muntu, uwo mugabo Imana yari yaramaze gutegurwa, ni umugabo wizerwa, ni umugabo wari umugabo w'umunyangeso nziza, ni umugabo wari umukiranutsi, ni umugabo wirindaga icyaha akirinda kwivanga n'abandi bakoraga ibidakwiye, ni umugabo wari usobanutse, ni umugabo wari umukristo. Niko navuga ari umukristo, yubahaga Imana, yirindaga icyaha n'igisa nacyo. Uwo mugabo ni umugabo witwa Yosefu, ariko atari se wa Yesu. Niwe rero Imana yashinze iyo mirimo, ati uzankorera iyi mirimo, ni wowe nshinze iyi mirimo, ni wowe uzajya gufata umurambo wa Yesu Kristo kwa Pilato. Cya gatatu, uwo mugabo mwiza cyane Imana yari yaratoranije, ni ukuvuga ngo nyine yaje agenda wenyine ajya kwa Pilato, amusaba umurambo yicishije bugufi. Yari umugabo mwiza cyane, yari afite ishuka y'umweru. Pilato amaze kumuha umurambo wa Yesu arawurambura neza, arawuhanagura, ntumva nyine ko bategura umurambo. Arangije awushyira muri ya shuka nziza y'umweru. Imana ni igitangaza, Imana iradukunda.
Imana yabikoze neza hakiri kare byose. Luka arakomeza atubwira ati kandi muri iyi funeral ya Yesu hari abadamu bakundaga Yesu, abadamu bari bahari nabo bamuherekeje. Ntabwo Luka atubwira byinshi cyane mu by'iyi funeral ya Yesu, ntabwo atubwira byinshi muri uku guherekeza umurambo wa Yesu Kristo. Aratubwira gusa iby'uyu mugabo w'imena w'umunyangeso nziza Imana yarobanuye mu bandi, akaba ari we ushingwa ibya funeral ya Yesu. Ubundi akatubwira abadamu bakundaga Yesu cyane, bari bahari ndetse nibo bamaze gutaha, bategura amavuta meza ihumura neza, bakajya babizanayo za perfume zihumura neza, bakabishyira ku murambo wa Yesu Kristo. Imana narushijeho kuyikunda cyane, nubwo nawe nayikundaga, ariko narushijeho kuyikunda cyane. Ahangaha Luka arabitwereka mu gitabo cye, mu butumwa bwiza bwe, ibice 23 n'ubundi ku murongo wa 56. Iyi nkuru uzayibonera, uzayisomere. Imana rero ikora gahunda, igira gahunda nziza ku bayikunda. Nawe mwene data bikubera isomo. Wenda uravuga uti abana banshizeho, uravuga uti ngiye sinigeze nashyingirwa, nta n'umubana ngira, nta n'umugabo ngira. Uravuga uti wenda umugabo wanjye yarapfuye, uravuga uti umugabo wanjye yarantaye, umugore wanjye se. Hari byinshi wibaza, utese amaherezo yanjye ntayahe, ko ndi umupfakazi nkaba nta mugore mfite, kwese ko bimeze gutya, nge nzashyingurwa nte? Ese amaherezo yanjye ntayahe? Ndakumenyesha ko niba ukunda Imana, niba wizera Imana, niba uri umuntu w'Imana, ndakubwira ko ibyawe Yesu yarangije kubitegura. Yewe n'abatayikunda yarangije kubategurira ibyabo neza. Ndakubwira ko iyi Mana ndimo mvuga yateguye ibya Yesu Kristo umwami wacu. Uru ni urugero baduhaga, uru ni urugero rwacu natwe. Umenye ko Imana yarangije ibyawe, Imana yarangije gutegura ibyawe, ngo ntimukiganyire, ngo mwibaza ngo ibyejo bizagenda gute. Nubwo umuntu adahambwa n'abana be, niyo waba bafite, siko twese twashyinguye ababyeyi bacu. Aho ngaho kimenye yuko hari igihe udashyingurwa n'uwawe, ahubwo Imana yawe yarateguye umuntu nka Yosefu, umuntu wizerwa, umuntu wiringirwa, umuntu mwiza, umuntu wubaha Imana. Nawe ukunda Imana uzagushyingura, uzazana ishuka nziza y'umweru, ugashyingurwa neza, ugataha neza. Haleluya! Iri ni isomo ryawe nawe uyu munsi wa none. Umenye ko Imana yamaze gutegura funeral plan yawe kera, kuko niyo yakuremye. Niba warakiriye Yesu, uri umwana w'Imana, menya uwo uri we, uri agaciro gakomeye cyane. Ntukiganyire ngo ejo bizagenda gute, ntukiganyire ngo nzashyingurwa nte, ahubwo vuga uti Mana ndagushima ko wabirangije, ndagushima ko warangije gahunda ya funeral yanjye, ndagushima ko warangije gahunda y'ubuzima bwanjye bwose. Ibyo nzagukorera byose Imana yarangije kubikorera gahunda. Haleluya! Imana yacu ni Imana ya plan, ni Imana iplaninga, ni Imana ikora gahunda. Ibyayo yarabirangije. Aya ni amagambo ayagombye kugufasha, nanjye yamfashije. Reka rero nsoreza aha, tuzakomeza ubutaha, cyane tuzakomeza ejo. Witegure hano kuri Pure Gold TV, tuzabyinira Imana, tuzaririmbira Imana, kuko Imana yacu iradukunda cyane. Imana yacu ni Imana nziza, yaranesheje Yesu Kristo, yanesheje urupfu. Ejo tuzareba ukuntu Yesu Kristo yanesheje urupfu, ukuntu yazutse, ukuntu tuzaririmbira Imana twifatanije n'abamarayika dusingiza Yesu Kristo. Tugiye gusoza twumva indirimbo hano ya bene data korari y'impuhwe, batubwira muri make ibyo twamaze kureba, basubira mu mibabaro ya Yesu. Imana iguha umugisha. Tuzakomeza ubutaha ejo, ntuzacikwe hano rwose kuri Pure Gold TV. Tunezererwa Imana, duhimbaza rwose yuko Yesu Kristo yazutse kuri Pasika. Komeza ugire umunsi mwiza, ibihe byiza, turi kumwe ejo, ntuzacikwe.